Hari ikibazo no umuryango wawe. Wakumvuga agira ngo uri umuntu. Menya ko babonwa nuhagaze di. Ntacyo narenzaho. Ntacyo warenzaho nyine kuko nta kintu ufite uvuga. Kati urakoze. Wabwire umuntu wese wone uyu musore amufate ntabacike yatwibye. Umva? Ntabwo niteguye kuba sebo kwa Solange. Umwanzuro gutinda sibyo kusarira sibyo ariko kandi kusarira sibyo ariko kandi guhubuka sibyo ugiye habo hari kuri impamvu nitesegeye Jose yagiye kabisa onabo wampemukiye kandi ubyumve ko wampemukiye. Ase muzi ubarumva genere gukora iki koko mumbarize rumva rero gukora iki ariko kuse mwatuje koko ubu muri muraterana amagambo mupfiki oya muze John yampemukiye yankoreye ikintu ntazibagirwa mu buzima. Ntabwo narinzi ko John ari we ukwiriye kunshorera umwana. Ese ubundi ryo wamuhagura uruhushya wari ubizi neza ko nge warunsabye narumuha. Mbabarire cyane takwiyeme nta rushye gende igeze mu umungu wayafashe umwanzuro wo kugenda arangije bishyira mu bikorwa nge nta rushye nigeze mu rero kuki utamubujije. Ako muzee zereka ngo bazi ikintu kimwe uriya musore w'imyaka 24 nawe kumureba igihagararo cye n'ingano ye urumva twebwe tugifite uburenganzira bwo kugurika ngo agendere ku bitekerezo byacu ku myanzuro yacu tumufatira. Ubwe yafashe umwanzuro wo kugenda arangije abishyira mu bikorwa. Icyo yansabye ni ukubikumenyesha kandi nabikubwiye none urambaza iki. Ariko Jose nge ndumva nta n'ishyano yakoze iminsi 2 ntabwo ari myinshi rwose ejo azaba yahindukiye nabundi rwose murimo murapfa n'ubusa. Muze ikibazo ntabwo ari iminsi 2 cyangwa 3 none si ikibazo kiri ahubwo iyo minsi agiye kwimara ari he, agiye kwimara akora iki, agiye kwimara ari kumwe nande. John we narakubwiye neza ko ninjye wakwibwiriye ko urukundo rwa Solange na Patrick rugomba guhagarara. Wagiye kubemerera ko bajyana ushingiye kuki. Ako Jose reka nkubaza niba ibyo bintu biri mu kuri we kuki utari ku muhungu wawe amenye impamvu umubano n'umukunzi we ugomba guhagarara. Ikindi kandi kumenya amateka yabo bombi byamufasha gufata umwanzuro wo kuhagarika umubano urimo uvuga. Uranyumva neza hongerere kunumbura ibi byiso byawe uranyumva hongere kunumbura ibyiso byawe kwiyamye sije wateje ibibazo by'amateka yanyu murapfike abantu b'abagabo ntabwo ari cyo tumye amenye iby'amateka nta soni mufite ubwo murumva nta soni mufite mwebwe iby'amateka yanyu nabyo nzi kafana we
bya n'amenyo Wabikoze se? n'urwo hako wabikoze uratinye. ariko se muri mu biki koko? Nakubwiye ko umusore wawe ubwo yafashe umwanzuro w'iminsi 2 ari kumwe n'umukunzi we bajya ahantu hatazwi atanashatse yuko twebwe tumenya. Urumva? Kugira ngo bashakishe iki? Basubire mu mateka y'iby'urukundo rwabo, bacoco mateka, hanyuma barebe niba nta miziro iyo sarimo kuvuga irimo. Nibwo bushakashatsi umuhungu wawe yagiyemo, kandi ugumye kubigusobanura ntiwabyumva. Tegereza rero umwanzuro. Kuki wabemere ko bajya kwiga ibyo bintu bikomeye gutyo? Hanyuma se nihatagira umwanzuro uva bizagenda bite? ariko se Joseph, kuko niba ufite icyo upfa na Sandrine, abo barapfiki waretse abana bakisanzura. Ikindi kandi ntabwo rwose ibyo ngibyo by'amateka, inzangano z'amacakubiri ashingiye ku byahise, ku miryango mubivemo. Nuko nguko kuva na kera, nuko nguko rwose byubakwa, imiryango yubakwa. Umva muze, umva nkubwire, ntabwo niteguye kuba sebo kwa Solange. Niyo yatekiwe rigashya rikatota, ntabwo niteguye kuba sebo kwe. Ugize iki? Reka nkubwire muze, uretse na Solange nukomoka mu muryango wabo, yewe nuwo kuri uriya musozi bavukaho. Yumvira ibintu byahise. Sinumva twahurira no mu nzira. Nyamatiko gusa. Bazibane nzibane. Nongera bisubiremo Joseph, koko ibyo by'inzangano z'amateka z'amacakubiri ashingiye kuri ibyo byose ubikura bamuze guhera kuri Patrick wanjye w'ikinege kugeza ku mwuzukuru, umwuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure, ntawe nshaka ko amenyana n'uwo muri uriya muryango w'uriya mugome. Uwo niwo murage mbaraze. Urumva ibyo uvuga, kuko niba wowe na Sandrine mufite icyo mupfa, bariya bana bo barapfiki. Izo nzangano zishingiye ku miryango, z'amateka, amacakubiri ashingiye ku byahise, ntabwo se nguyu ibyahise by'amatiko ya kera. Ariko ubundi uzi ko imvura yatunyagiye rero yatoheje. Kandi reka nkubwire, niba ikomeje kukubaho nyinshi ukaba ukomeje gutoha, ibyo ni ibyawe. Uranyumva? Ibyo ni ibyawe. Ureke abantu baviriwe n'umucyo bagende bimye, bagende humutse. Uranyumvira? Kandi njya nkubwira ibintu nkabona nubiha agaciro. Wereka abantu bagende mu mucyo. Sinzi impamvu umuntu ushaka kubasimbukisha ibinogo ntabihari. Niko urubanza rwakunaniye urashaka kurubaraga. Arabikubwiye kandi sinzabima kubimubwira muze. Ntago nzabima kubikubwira ngo nuko uri brother wanjye. Urumva? Ibyo ntago nzabima kubikubwira rwose. Cyere kwa mpuzana yashana ngo ni Sandrine. Ntabwo ndi byo mubwira. Nibwo wabibona. Muri kibyo by'ibyo tubivemo, kuko umwanzuro w'urukundo rw'abari abana uri hagati yabo, ahubwo tugarutse inyuma. Ariko ubu Jonathan yagezwaga n'igihano. Ariko se wa mugani buriya nta sano afitanye na Sandrine. Ese kuki ataba Patrice umuhungu wawe? Nyamara kiriya kintu n'umwanzuro dukwiye kwicara hasi tukagifatira. Naho ibindi byose n'amatiku twigire mu nzu ahubwo. Ahubwo yaratumye umuturage yaratumye ingena na kacyayi ngo yahubwo. Ntubara? Ariko ubundi ndakubaza, waruhiye kumera gutya wagiye kumpahira iki? Mama Yusuf, naho nkubwiye mubona nawe kuba umwirutseho. Usibye ko nzasiga nsubiyeyo.
nuko nayo masaza agatwe gusa. Si ngibi Mama Yusuf. yewe mwana Kati ni mukuzanira. Ubaka ababyeyi mugaye bakazana. Wallahi sinamure kuri amukobwa. Nzakira nsubire nje kumureba. Ukuguru ntabwo kwacitse gusa. Ni kuzima kibazo. Rikira kuburambabaza ariko. Bite man, nta kumbwira sorry man. Man. kigize hadi Bas reka mveho bas. Ay. Man, nta kumbwira sorry man. Mama, ndashaka umbwiza ukuri ko ndakuze bihagije. Mama, nkeneye kumenya ukuri. ukuri kuhese kandi mwana wanjye. Mama, ndashaka kubaza ibintu bitatu. Ikibazo cya mbere ndindi. Nkeneye kumenya kandi umbwiza ukuri. Isufu ni muntu ki? Ese ni se Isufu kuburyaye? Mama, nkeneye kwimenya bihagije. Ese ubundi Isufu naryiswe na data, naryiswe ryari? Mama, mbwiza ukuri ko nkeneye kubimenya. Ikindi cya kabiri, witwa Asina cyangwa witwa Sandrine? Mama, ndashaka kubimenya. Mama, nimba utambwije ukuri sinkine kwitwa umwana wawe. Kandi usasobanure n'impamvu wirirwa umpatiza gukundana na Zamuta, wirirwa umpatiza gukundana na Solange, ukambuza gukundana na Zamuta, wirirwa umpatiza gukundana n'imburu buri Solange kandi Zamuta ahari. Ko Zamuta ni umukobwa w'umutima, umukobwa wubaha, umukobwa w'umunyarwandakazi wuje buri kimwe cyose kandi nkeneye. Aho kwampatira gukunda kara gacucu kitwa muri Solange twahuye mu birori katafitiye agaciro. Mama, ndashaka kugira ngo byose mbimenye. Ko ngomba nanjye kugira ko nanjye muze amanya kwifatira umwanzuro. Nako nkangisha ibyo n'ibyo ngurinjira mu byumba ntacyo bimbwiye habe na gato. Man, nawe wirengera man. Nusiko yagiye n'ubundi urakomeza kumubwira tuza umugendesha gake. Bikise urambaza iki? Punguza maneno hano. Acha mbongo. Espèce tumanyoke sanze course. Foolish. Umva, ndashaka kuzahara. Umva, mpangane namwe imburuburu zose mpangane nazo. Umva nkubwiza ukuri. Nikujyo bambivuze. Ibyo muvuga byose narabyumvishe. Kandi nanabyemera. Ariko sinkikeneye ko mwongera guterana amagambo hano. Niyo mpamvu ngiye gufata umwanzuro nkafata icyemezo nk'umubyeyi. Yego sinababyaye ku bw'amaraso ariko hano nzi neza ko mwemera ko ndi umubyeyi wanyu. Ko umubyeyi wacu rwose. Utabyemera gutyo rero umuryango nguriye naryo ntuzabimubwire. Ubu ndashaka ko muzajya mwicira muri iyi ntebe nk'abavandimwe tuganira. Yego. Ikindi ndashaka ko unsubiza ku bibazo tugiye kuganira. Udacinyiriramo cyane ngo ubanze gusasira igisubizo ugiye kumva. Ukambwira ijambo utabanje kunyura epfo na ruguru. Niko Jose. Ubundi Solange numva wajyanye na Patrick umuhungu wawe ni muntu ki? Umuzi uti? Ese umufata gute? Icyo nicyo ushaka kumbwira. Muze, ndabizi neza ko John yarabikubwiye cyane. Solange ndamwanga. Solange ndamwanga, umuryango we ndawanga. Uretse na Solange n'umuryango we n'uzamukomokaho, n'uwo baturanye wegeranye n'umuryango we ndabanga. Akagakaye ririshya. Uzi ko ntarinzi ko mfite umuhungu nkawe uteye gutyo. Ni gute
umuntu nkawe wize wakwanga umukobwa umuhungu wawe yimariyemo bishoboka gute? Mzee, ntabwo Solange mukunda. Solange soko y'ibibazo mfite kugeza ubu ngubu. Ntabwo nakemera ko aba inshuti n'umuhungu wanjye nkunda cyane kandi ari we soko y'ibyishimo byanjye. Ntabwo bishoboka. Urabizi neza kuri ya muryango Sandrine avuka. Nta na kimwe bakora gishobora kunyura umutima wanjye, kuko ahubwo se John yashingiye kuki nawe areka abana bakagenda? Ese ubundi kuki atamubujije? Yego nyine ibyo nibyo hakagombye ahubwo kumbariza John. Ibyo ntacyo nabimubazaho, icyo nta n'igisubizo ubonye, kubera uburyo unyitwayeho binyeretse ko nta n'ikinyabupfura ufite. Ugombaga kugira ikinyabupfura imbere yanjye. Hanyuma kuri Patrick we afite amatsiko yo kugushakisha ukuri aho kuri kose, kabone nubwo yabona uri guhabanye nako, ubwo azagufata nk'ukuri kuko umaze kukumubwira. Uko azabona nibyo azita ukuri kandi azabifata nk'ukuri. Reka rero nkubwize ukuri Mzee. Ndakumva. Hari ibintu mugomba kubwira umwana wanjye Patrick. Ibyo muzi nanjye n'ibyo nzi, ibyo mushobora kubimubwira, ariko hari ikintu kimwe mudashobora kumubwira. Kumubwira ko afite impanga, icyo nta burenganzira mugifitiye. Ntabwo kumubwira ko afite impanga avukana na Patrick, icyo nta burenganzira mugifitiye, kereka njyewe ubwanjye njyenyine. Zube, wambereye inshuti magara, ntacyo nagukinga. N'ubundi aho ntari wahambera, ntanahari wanderera, nako warandereye. Ariko hasi urashaka kuvuga iki ko numva wagumye ukikira? Nkurahije ukuri ngo nzakubera inshuti nyanshuti. Urakoze. Uyu nyita Hasina, ariko sindi Hasina. Ni izina nihaye, niyise wahungutse, kandi sinigeze mpunga. Nta nubwo nigeze nitwa Hasina. Ntibishoboka. Imyaka isaga 20 turi kumwe. Nzi ko ariko witwa Zube. Gutandukana kwanjye na Joseph byanteye igikomere gikomeye cyane. Mpita mpimba ibinyoma byatuma mbona impamvu isibangana. Ibimenyetso ibyo ari byo byose byatuma mbonana nawe cyangwa se mbonana nabi. Zube, Joseph naramukundaga pe. Nuko mbonye bagiye kumutwara, ndemera nditambika antera inda kugira ngo ndebe ko yo yatuma tubana. Ntanese ubwo byaje kugenda gute mwatandukanyijwe n'iki? Uzi gukunda umuntu ukamwiyumvamo, ukamuha ibyawe byose kugeza mubyaranye. Bwajya gucya ukibonera gihamya ko yagombaga kukwica muri iryo joro. Ntibishoboka. Ese ubwo none yaba ari amagambo y'abantu? Nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare, yewe ubwanjye narabyikurikiraniye. Aho kugira ngo mfe cyangwa se nice cyangwa se mpagarare mu rukiko n'uwo nakunze, nahisemo gukiza yanjye magara. Pole sana Hasina. Ubundi nitwaga Sandrine. Ubwo mpita mpimba urupfu rwa Sandrine n'umuhungu we, ubwo duhinduka Hasina na Yusufu. Patrick, impanga ya Yusufu yasigaye kwa se. Noneho birumvikana ko utari umusilamu.
ndi umuyisilamu ariko mu byiyumviro byanjye mu myemerere yanjye ndi umukristo. Umuhungu wanjye ise yamwise Patrice, yabatijwe na Padiri Timoteyo. ariko umugabo wawe yari umusilamu? Oya, iriya foto ureba hariya nayihamanitse kugira ngo nyobye amarari, naho ubundi simuzi rwose. mwese ubwo icyo washaka kugera ku kiba bitewe n'iki koko? umwanzuro gutinda sibyo, kuzarira sibyo, ariko kandi guhubuka sibyo. umwanzuro gutinda sibyo, kuzarira sibyo, ariko kandi guhubuka sibyo. umwanzuro